Muraho neza, nitwa Vincent. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya mbere y'ukwa gatatu 2025 Nyagatare habereye impanuka y'imodoka ya fuso yari ipakiye ibyo kurya. Imodoka yavaga ahantu bitwa mu Munane ipakiye ibitoki ndetse n'imyumbati iyijyanye mu karere ka Gicumbi hari ibyumba. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu rero hagera mu masaa 12 za mu gitondo nibwo impanuka yabaye ibera hari Nyagatare. Iyi ni impanuka yabaye irimo shoferi ndetse n'umukonvoyeri umwe bakunze kwita Kigingi. Kigingi yakomeretse bikabije ndetse n'umushoferi wayo yarakomereka bikabije. Gusa nta wabasize ubuzima cyangwa imodoka ngibe yagwiriye umuntu. Shoferi w'imodoka ndetse n'uyu Kigingi wayo bahise bajyanwa mu bitaro ako kanya byihuse uko bari bakomeretse bikomeye. Ubutabazi bw'ibanze bari bakeneye kwari uko bajyana kwa muganga, ubundi abaganga bakabitaho bakareba ko bagarura ubuzima bari bakomeretse bihambaye. Ibitoki rero ndetse n'imyumbati abaturage baje gutabara, ariko amakuru yaje kutugeraho nuko ibisambo n'ubundi byaje gusahura mu nduru bikibi bitoki bikabiya n'imyumbati. Amakuru yari kugenda atangwa n'abaturage batuye hariya muri kara gace bavuze yuko bahageze, ariko basanga iby'imodoka yakwiye kubira yari ipakiye byabaye bikeya, ibisambo byabyibye. Umuturage umwe waganiye n'igitangazamakuru yavuze ati iyi modoka yaguye ahantu heza ntiyigeze ihirima. Ahantu urabona nawe uri kubireba imodoka ntiyahirima, atariko ibitoki ndetse n'imyumbati byari bikeya. Ati bigaragare yuko hari abantu baje mbere bakaza bari kwiba aho kugira ngo batabare uyu mushoferi ndetse n'uyu Kigingi w'iyi modoka. Ubutabazi bw'ibanze rero bwakozwe n'abaturage bamwe bari kwiba, abandi baturage nabo bagenda bagiye gutabara, ariko ibisambo byo byari byahavuye kare kuko iyi mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu n'impanuka yabaye. Murabizera abantu baba bari kugenda mu muhanda, abo ngabo nibo babashe kuba bahagera mbere. Bo rero ikintu bakoze bahise batangira kwiba, barangije bigeze nyuma abariho baza gutabaza bahamagara abandi baturage ati mutabare, imodoka irahirimye irimo shoferi ndetse na Kigingi wayo. Abaturage naramwe muri kubabona hirya ko baje bahuruye ari benshi, batangira kumena urugi ngo babashe kuba bakuramo Kigingi ndetse n'umushoferi, dore ko Kigingi ni umushoferi batabashaga kuba bakinyagambura kubera ukuntu imodoka yari yabagwiriye kandi bakomeretse, ahubwo bari barimo bataka bavuga bati mudutabare. Uyu mwaka rero mwabantu mwe, uyu mwaka 2025 ni impanuka gusa imodoka wagira ngo satani yazigezemo. Impanuka zikomeje kuba impanuka zo mu muhanda zikozwe n'imodoka. Mu kwezi gushize kwa kabiri muzi impanuka zabaye mu ntara y'Amajyaruguru, Nyagatare naho iburasirazuba ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu 2025 impanuka iteye ubwoba. Nubwo impanuka itahitanye abantu, ariko iyi ni impanuka nayo yahangayikisha buri muntu wese ukoresha ikinyabiziga. Iyi ni imodoka rero yahirimye, ariko iyi modoka iza guhirima nta muntu uyiguyemo ngo ibe yahirimiye umuntu cyangwa se ngo ibe yishe abari bayirimo. Yari irimo babiri, shoferi na Kigingi wayo. Abo bakomeretse bajyanwa mu bitaro bya hari Nyagatare, ariko twizere ko bari buze gukira. Ngayo rero umwe mu makuru tubashe kuba twacukumbura tukabagezaho mu ba mbere. Nyagatare ni impanuka yabaye, imodoka yari itwaye ibitoki ndetse n'imyumbati ibivanye hari Nyagatare aho bita mu Munane ibijyanye Igicumbi mu mujyi. Ibi ni ibitoki ndetse n'imyumbati yari ipakiye. Iyi modoka yari irimo shoferi ndetse na Kigingi wayo. Yahirimye, abaturage baza gutabara, bamwe barabyiba abandi baza baje gutabara. Shoferi ndetse na Kigingi w'iyi modoka bakomeretse bikabije, bahise babajyana mu bitaro. Ayo namwe mu makuru rero ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga muri iki gitondo cyo kuri itariki ya mbere y'ukwa gatatu 2025. Njubageje ya makuru nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo amakuru tuzajya tukora azajya kugeraho mu ba mbere. Mugira ibihe byiza, ndabashimiye.